Usimana wowe inzuzu yawe ikiruzo yose na amafaranga mani. Ugese giye gucuruza amana guko natse ko nzutse ndabyuka amafaranga yamugeze osha. Inayatsemeri wari wayatsinye koko kandi ubwaze ngo warugiye kuyakoresha ikintu kizima nyine. Reka ngubwire ingorano zagwira muri iki kibazo. Uriya mukobwa ushobora kuva mu mubiri, urumva ndavuga gupfa noneho ushaka ko mpfa nyine. Reka ngubwire wowe buriya kuza kukiriyo niko byabirangiriye. Abakobwa bagira inshuti nyinshi yategera ku, ariko ngiye ngi inshuti yawe magara ntajya nza ku gituro cyawe ngahakorera mbese ngakwibuka. Mfite ifoto yawe muri telefone yanjye. Usuru kurinda wavuga icyo aho bakobwa uvuga ni bangahe uzimuba aya nawe ujuka buriya umuhagaze kandi we ni numamagara oyo amafaranga ashaka nabizi neza. Allo meze neza wese uri kumbwira iki? Usimana wowe inzuzu yawe ikiruzo yose na amafaranga mani. 50. Bebe mhinzari ari kwa 2023 amafaranga 50. Kino nge nabikura. Diyo tuve 2022 mbona nere mukuyenze amafaranga bose aragiye tugamwera kwa Adamiye kwa West wose twagezeyo man. Hari mustatiti iciyo mu 50 pe. Koze na akoni 35 sengani nayo ndabona. Oh no. Sengani sana kwa ufashike kibazo gishaka gukora. Sawa na ari bikanze nyasabe mere nyine tu. Ndegani kendeni baba yamereza nyine tu ngiye kukurikirana nyakohereza nabi. Erega narakubwiye nta kintu zambura na rega. Sawa na ari bina ari. nigeze kandi nakerewe Ugese giye gucuruza amana guko natse ko nzutse ndabyuka ikibazo cy'amafaranga cyatacu n'ukuri kw'Imana pe. zitsakazi ziko ngiye mu bimeze rwose n'ingoma. Zina uri umuntu w'inshuti yanjye. Subiza ugese kubikorekerana fresh. Ndabizi mwana. Shudu 35 kwa ino phone. Kuri telefone yawe yanjye. Amafaranga se yari naye guhereza subize siduni wandi ndigwamagara mere ahita yamereza mu kanya. Mwana mfite crise nize ko ivyo bicenda bibona. Ahita ubona ko Imana bikore fast. Sago amafaranga gose ujaguro yohereza abandi. Mwana 078 079 ari 079 00 58 zuzuye zuzuye ndazibona ndikona ani ya nimero dusanzwe twerezwa iyo ugashizeho 35 zite nyagohereza natwe kunyikuzanira mu kanya. Mukande senga Josi no so easy sawa. Rege jode ngiye kumugira umugore amafaranga yamugezeho akosha zabe maso kanze mubaze amafaranga yamugeze buri kurinda kumenya koko ubwo mama wa Josi niwe mukandutiye. urakoze urugendo rwiza abimbwa ndi mugapfa.